ibiboro usanga muri iyi minsi urabona muri Kigali gukundana byabaye nk'akazi cyangwa se nko gukodesha. Urabona uri gukundana n'umukobwa bikaba ngombwa ko nibura hari amafaranga uba utanga, uba umuha mu buryo nawe utazi, uramwoherereza sometimes uzaguhamagara nka 5 nka 20k, hari n'abatanga amajana, hari n'abatanga amafaranga arenze bitewe n'ubushobozi bo bafite ndetse na level abakobwa batereta baba bariho. Ibintu byo gutanga amafaranga mu rukundo muri iyi minsi biri hano i Kigali, wowe ubifata ute, ubyumva ute? Ese we harawe ujya utanga ubundi na tutiriwe tujya kure, we harawe ujya utanga? Njye nta mafaranga njya ntanga, impamvu ni uko ntawe ngira. Nawe ese abayatanga urabagiriye inama? Se umufite ubundi wayatanga? Ufite nta mafaranga namuha, ariko nabwo kimwe nuko nayamuha. Amafaranga ushobora kumuha ni amafaranga agiye gukoresha ikintu mbona ko kimfitiye inyungu, nawe kimufitiye inyungu, muri make gifitiye inyungu relationship yacu. Ibyo niyo mafaranga namuha. Ikintu gifitiye inyungu relationship yanyu se ni ikibere cy'igikorwa cyo wamuhereza amafaranga gusa utazi n'icyo agiye kuyakoresha? Ntayo namuha ntazi ikintu agiye kuyakoresha. Uko biri kose uri umuntu mukuru, ndabona usa nkaho ufite abayegisi benshi cyane. Bose se mwakundanye ku buntu? Njye nta n'abayegisi benshi cyane ngira buriya, ariko n'uwo twakundanye ku buntu. Kuko ntabwo mbivuga ngo ntabwo nari umukire ngo yenda ngo njye ntakene ubu ngubu. Urumva ko kweri ahubwo abari inyuma twanakundanyeho burumva ko nta n'icyo basabaga gukora, babonaga nta n'icyo mfite mu busanzwe. Wenda nk'ubu ngubu umuntu ari gusatira uduceri niho ashobora kwegisipegitinga ko ashobora kuzayatanga, ariko nabwo niba hari umukobwa uri kunyumva uzi ko twakunda namuha amafaranga, ndahiye kuri mama. Ntago wayamuha amafaranga naho umukobwa atari bugire effect nziza muri relationship yacu. Njyewe nk'urugero, umbwiye ko ugiye kuyagura ingurube, nayamuha. None ubwo ni ukuvuga witewe n'ikintu uvuze kano kanya, mbese numva ko ushobora kuba watangiriza umukobwa business utari umugore wawe, atari umugore wanjye, wabikora? ubwo ni aho ngaho nditanze. Ubwo ko nkurikije ikintu uri kuvuga, uri muri b'abasore bashobora kuba bafite amafaranga bakishyurira abakobwa kaminuza, kuko ibyo ngibyo byazagira ingaruka muri relationship yanyu. Ushatse umugore wize waramwishyuriye kaminuza. Topuje nuko abantu batamenya, kandi nibiba byose bakabikoreshwa n'amarangamutima y'urukundo, cyane nuko dusubiye inyuma n'abariya bose bakora divorce mu gukundana. Bro yashoboye no kumubwira ati ndi Rwamagana, hari akantu nibagiwe i Kigali kikanzanira n'amaguru, kubera urukundo babaga bari muri icyo gihe. Yumva ko umwe ari marayika n'undi akaba Gabriel wenda, aho ngaho nyine urukundo bumva urushoboka. Ni naho ibyo gutanga amafaranga bihera, bitewe n'uko mubanye. Ushobora no gushiduka umuhaye miliyoni, ariko ejo bundi ugasanga ntabwo mubura akantu nyine, kumbe kumwe bavuga ngo umubaji w'imitima ntabwo yiringanije. Njyewe urukundo nakwerekaga akaba hari akandi kumba utageragamo, ariko kabitse amabanga azasenya rwa rugo, azasenya ya relationship. Iyo niyo mpamvu njye ntabwo nacira urubanza, nanone nigarutseho, ntabwo nacira urubanza abahungu batanga amafaranga ku bakobwa. Uyamuha nyine ubona neza ko ari we muri kumwe, ariko bo ukuntu babihindura nibyo ntamenya. Gutanga amafaranga si bibi ku mukobwa, gutanga amafaranga umuhungu ntiwiyumve ko wenda waciye nk'amabere. Uyatanga bitewe n'igihe urimo, bitewe na relation yanyu ukuntu uri kubona iri kugenda igrowinga, bitewe n'icyizere yamaze kukubikamo. Ahubwo aho bipfira ni umwe muri mwe wari ufite akumba atabasha kugukingurira ngo karebemo. Dukomeje ikiganiro cyacu, mbibutsa ko iki kiganiro cyatewe inkunga na Chez Lambert wamamaye ucuruza ibikoresho bya elegitoronike hariya mu mujyi quartier Mateus. Nimero ziwe tuzaza kuzishyiraho hano, uramutse ushaka kugura firigo, ushaka kugura flat screen, amapasi, ibikoresho byose bya elegitoronike bikoreshwa mu rugo, ibikoresho byo mu gikoni, byo gutekeraho, ibintu byose bijyanye n'isi ya digital arabifite. Chez Lambert wamamaye niwe muterankunga mukuru w'iki kiganiro. Wahamagara iyi nimero kuri screen yawe, ubundi ukamugeraho akaguhereza ibikoresho byiza kandi ku mafaranga make cyane. Dukomeje n'ikiganiro cyacu rero,
hari ikindi kibazo numva nshaka kubaza. Body count uzi icyo ari cyo? body count Yego, si ibintu byo kuvuga ngo wowe nkawe ubwawe umaze guhura n'abakobwa bangahe cyangwa se umukobwa umaze guhura n'abahungu bangahe bakorana sex. Body count ni ukuvuga ngo wenda umukobwa amaze guhura n'abakobwa senkani n'abahungu senkani aba afite body count 50. Umaze guhura na batatu afite body count 3. Umuhungu umaze kuba yahura n'abakobwa 100 afite body count zigera mu 100. Wowe ikintu cya body count umukobwa wowe ugiye gukunda ukitaho cyangwa wowe upfa kuki ukunda umuntu ntabwo wita kumenya izo bya body count byiwe? body count nayitaho, ahubwo ikibazo ni uko wenda utabimenya, kuko niba nje kugukunda ndi gushaka kumenya body count yawe kandi nawe nje gukunda, ikibazo cyo ni uko uraza kuyihisha, amahirwe menshi ni ukuyimpisha, kuko nta mukobwa wakwerurira ati njyewe body